yaba perezida w'Abanyarwanda byari kumutwara iki, ariko yarabyanze ahitamo ibyo. Iyarwana se n'inyenzi akazirasa nkuko turasa FDLR byari kumutwara iki. Uyu munsi ko turasa FDLR twari twahindukira twarasa imiryango yabo hano, ntabwo bafite imiryango ahangaha. Ahadurana imiryango yabo bari hakurya hari, turanabazi n'amazina. Ariko abaturage baratuye hano, tuzi ko ari abaturage, ntabwo babatumye bari abo ngabo barayobye batumurongo. Abari mu gihugu bayobotse leta ntacyo bashaka, urabashaka wi. Jewe numvaga Radio Rwanda nubwo nari impunzi, ariko mu byo numvaga baririmbaga Habyarimana yaravugaga ngo azanye mu ndirimbo, sinshaka no kuyiririmba ariko ndanayizi. Abajya bavuga abangabo babivuga banibaza warashe indege ya Habyarimana, ninde wundi wavuga utari bagosana bagenzi we ko yabyivugiye Arusha. Kuki ibyo abantu babyirengagiza kubera iki? Kuki badashaka kubyumva? Kuki badashaka kubivuga? Bagosora kuri kubazwa ibyo bintu. Yarabyivugiye Arusha, yarabivuze ngondore, ahagarariye bagenzi babyumva kimwe. Itariki ya 6 y'umugoroba ingabo za RPF 600 zari hariya muri CND bategereje gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho. Indege ya Habyarimana barayirasa hari i Kanombe, igwa niwe mu rugo, bamuciye mu rugo. Hanyuma abajya bavuga ngo genocide ngo yatewe abo ngabo bagoreka n'abapfobya n'iki, ngo kubera ko indege ya Habyarimana inkotanyi zayirashe. Noneho hanyuma bavuga kwinshi, harabavuga ngo irashwe, ngo abahutu bararakaye, ngo bica abatutsi. Mu by'ukuri mwumvise ko niyo Habyarimana adapfa yateguraga genocide. Buriya ntabwo ngiye mfite umwanya munini ngiye nakavuza ibintu byinshi nari mpari, narabirebaga hariya hose. Habyarimana yatoye n'izintera hamwe, yatoranengaga iziki, yaguze imihoro n'abakabuga bari baguraga imihoro yari yiki. Habyarimana yadafa ari gukora genocide nabi cyane, ahubwo yari gukora genocide ahubwo n'abarokotse n'uwo mwanya yabahemukiye, ariko ntibanabyumvaga cyane. Usibye abo ngabo bake bahisemo bakabashyiramo amatwara bakayumva, abo bagitera n'abakayibanda n'abandi, abo baragiye bashyiramo barabyumva neza cyane kugira ngo batandukanye Abanyarwanda. Babashyira mu ntangamuntu berekana uko batandukanye, buri muntu akavuga uwo ari ukabyandika, bakuma amazuru ndemubona kubaza Pedro berekana uko batera. Bakomeje gukangurira abo bise abahutu ko bagomba kubyumva kandi badakwiye kuza kuyoborwa n'abari. Ari nago batangiye gushyiraho amashyaka, ni nago parime hutu yavutse. Abo bakayibana gukora revolution ubundi ikwiye kubihuza abantu bose. Iri ari kudeta byarangiye bahita nk'abo bica. Hanyuma niho rero Abanyarwanda batangiriye guhunga muri 1959, batangira kwica abantu, batangira gukangurira abo bitaga bene wabo, bise rubanda nyamwinshi, bise bene igihugu, batazi naho bakomotse nabo ubwabo, bakavuga ngo bariya ni babatwikire bahunge bagende. Kubera ko Abanyarwanda bari batarumva icyo kintu neza kivangura rimeze gutyo, ntago babyakiriye. Abantu batangira guhunga muri 1959, abenshi bapfuye bishwe n'ubutegetsi. Abandi abaturanyi babo bazaga kubaburira yuko bavuze ko baza kubica, ko bahunga bagasiga n'amatungo yabo, ko baza kuyababikira, ibintu byabo bakabisigarana ntacyo biri bube. Byarabaye pe. Iyo leta ihita ibona ko abaturage batarimo kubyumva, cyokora bakora ibishoboka, abahunga barahunga, abihanganye mu gihugu barahaguma, abandi bahungira i Burundi hakuryaho, abandi bajya Tanzania, abajya mu Bugande, ibihugu bidukikije hano no hakurya hano muri Kongo. Nuko abantu batangiye guhunga 59. Nihuse muri 1962 u Rwanda rubona ubwigenge, nanone batangiye kongera kwica abantu. Namwe mwumve igihugu kibona ubwigenge ngo abakorone baratashye iwabo, noneho abene igihugu babonye ubwigenge
byarahagaze se batangiye noneho fresh batangira kwica abantu 63 abantu baricwa habayeho abantu bisi Nyenzi abisi Nyenzi bari mu bantu bahunze ngo bashaguruka mu gihugu cyabo bagafata imbunda utubunda hafi aho sizantu badukuraga bakagaruka bagatera batera mu Bugesera leta ikagira ikica abaturage bituriye aho ngaho ariko nyine bicaga abatutsi n'ubundi batera aho bateye hose cyangwa batera mu Bugesera bakicara mu Bigogo cyangwa za Kibiri aho bashatse hose bakabica iyo leta 63 birakomeza nihuse leta yakayibanda muri makeya yari yongenga bitekerezo no kurusha gukangurira abantu ko ari abahutu kandi bagomba kwica bari abantu batarabene igihugu bakwiye gusubira iwabo ntazi naho hariho numvaga babonese yo kwengera ngo hari ngo bakora ibyo bakora byose abo bantu bave muri iki gihugu ntabwo nzi kayibanda ahantu akomoka sinzi ahantu yavukiye sinzi ko ari n'umunyarwanda sinzi ko akomoka no muri iki gihugu ariko yarakiyitiriraga akavuga gutyo ariko byose bigamije ubusa ariko ngiye mvuga yuko usibye n'ubusambo n'ubugizi bwa nabi bumeze gutyo harimo n'ubujiji kubera ko uyu umuyobozi twavuze ko umwami yayoboraga u Rwanda bakumva ko ari abaturage b'u Rwanda wese yaba perezida w'abanyarwanda byari kumutwara iki ariko yarabyanze ahitamo ibyo iyo Rwanda se n'Inyenzi akazirasa nkuko turasa FDLR byari kumutwara iki uyu munsi ko turasa FDLR twari twahindukira twarasa imiryango yabo hano ntabwo bafite imiryango ahangaha ahadurana imiryango yabo bari hakurya hari turanabazi n'amazina ariko abaturage baratuye hano tuzi ko ari abaturage ntabwo babatumye bari abo ngabo barayobye batumurongo abari mu gihugu bayobotse leta ntacyo bashaka urabashaka wi nta nubwo batumye bari iza abo ngabo bakazira Inyenzi muri 73 Habyarimana yakoze kudeta nawe ayikorera Kayibanda jewe numvaga Radio Rwanda nubwo nari impunzi ariko mu byo numvaga baririmbaga Habyarimana yaravugaga ngo azanye mu ndirimbo sinshaka no kuyiririmba ariko ndanayizi ngo azanye ubumwe amahoro n'amajyambere iyo ndirimbo irahari ushaka ko naye muririmba yaza kumbwira tuva hano ngo azanye ubumwe amahoro n'amajyambere nuko yavugaga none se hagati aho Habyarimana kuri leta nta bantu bishwe nta bahunze ntibakomeje guhunga se nashaka kubabwira ngo no hafi ya 90 ndi bugira tujya gutera u Rwanda hari impunzi abantu bari baje Uganda bahunze bavuye mu Rwanda hano bahungaga iki iyo leta izana ubumwe n'amahoro n'amajyambere ubwo yashaka kubabwira ngo ibyo Kayibanda arimo yagiye yakorera abanyarwanda ngewe nje kubikuraho ariko ako kanya ahita azana iringaniza ubwo muzi ibintu akoze iyo ugiye kwica igihugu uhera mu mashuri uhera mu bana batoya navuze ko ngari mo kubwira urubyiruko abakuru twari kumwe imyaka yose ngeragena Sayidiba bari bahari iyo ni ashobora kuba n'ibyo banandusha ariko abana batoya batari bahari mu byumve neza turashaka ko abana bajya kwishuri n'iki leta irimo gukora turwanya abana batamashuri iriya leta ngo yazanye iringaniza ngo hagati y'abahutu n'abatutsi n'abandi ntaza bari noneho bakajya ngo bavuge percentage ngo banza abatutsi ngo bari 15% ngo abahutu ngo ni 40 n'abangahe kwijana hanyuma abatwa ni bari 1% ngo bagire gutyo ibyo bintu mu gihugu ngo Habyarimana ngo yazanye amahoro n'ubumwe n'amajyambere tayari mu mashuri arabyisha abana ubwo ubundi abangabo bangaye bahaye kujya kwiga baza ko bagenzi babo basigaye hari bo bari ntago biga batuje icyakabiri bahagutsaga abana mu ishuri umwarimu agigera mu ishuri abana uyu munsi batarimo kubona isomo rya mbere abahutu ni muhaguruke ni mwicare abatutsi ni muhaguruke ni mwicare ariko akongeraho nakandi kantu abo mubona ni inzoka abo ngabo ni Inyenzi na Habyarimana nigeze kumva avuga ngo abo ngabo bari abarwana bisi inkotanyi ngo ni Inyenzi ngo niba atari nazo ngo nabana baso sibyo ryo bavugaga mu mashuri aho hose ko abo bana uko bameze ariko tekereza abana mu kugira ngo noneho bya bindi byabaye muri 59 muri za 60 gihe cya Kayibanda bigende bihindura isura hazagera igihe cyo gukora genocide
noneho abantu barabyumvise, ni nako byanagenze. Habyarimana yakoze ibyo. So rero genocide yarateguwe, itegurwa na leta ya Habyarimana isimburiye Kayibanda, hanyuma igihe cyo kubishyira mu bikorwa inahandi ngova kuri leta y'abatabazi, yisi y'abatabazi. Hagati aho ngaho rero, usibye ibyo ngibyo navugaga, mu gihugu n'ubukungu byari byarazambye, ayo macakubiri, ibintu bimeze nabi cyane, impunzi ziri mu mahanga. Habyarimana yivugiye ko abantu bari hanze ngo b'impunzi ngo bagumeyo, ngo cyangwa se ngo bazashaka ko babajyana, ngo kuko u Rwanda ni igihugu ni nk'ikirahure cyuzuye amazi, wongeyeho n'igitonyanga amazi, ukuvuga ngo ikirahure cya amazi yameneka. Ibyo byivugiwe na Habyarimana mu magambo biro n'urikodi, ntabwo ari ibintu tuvuga ngo wenda ngo yarabivuze, niyo wabyivugiye. Abo banyarwanda agira ngo bajye muri 1982 hari abanyarwanda mu Bugande birukanwa na leta y'u Rwanda icyo gihe, ngo batahi wabo ntibashaka. Abanyarwanda bakibaza ko noneho nyine ko bafite niwabo, nubwo leta yanze kubahamagara, wenda nibahungirayo leta irabakira kuko ari abanyarwanda. Uzi ibyago bageze ara ku mupaka, ara ku muyanja, ingabo z'u Rwanda zihagarara ku mupaka ziravuga ngo murajya he, ino ni kwa atari wanyu, murajya he mwabagandemo. Ariko uzi kukubwira gutyo uri umunyarwanda ngo uri umugande, kwita icyo utari cyo. Abanyarwanda bahagarara babura inyuma, babura n'imbere, bahera hagati. Kera kabaye buri hari amategeko mpuzamahanga asobanura ko umuntu wese uguhungira, usibye n'umuntu kwanza, buriya mu Kinyarwanda ngiye kuva mbayeho nzi ko ngo n'inyamaswa bahigi birukankanaga, ubu ntabwo zikiboneka, naho zirarinzwe muri pariki hariya, ubundi zabaga ziri ahantu zigenda. Iyo inyamaswa yahungira, abahigi bayirukankanaga igahungira mu rugo rw'umuntu, ntawe kurikiragayo, nta nubwo yicwaga. Ariko abanyarwanda bahungiye mu gihugu cyabo, hanyuma noneho banze kubakira, ariko baza kwibuka ko wenda amategeko mpuzamahanga abiteganya gutyo, barabakira, babinjiza mu gihugu, babatuza babambukira mu nkambi nk'impunzi zihungiye iwabo. Impunzi aho kuko abantu bahunze, rega buriya buri muntu afite ahantu yakomotse iwabo, buri muntu wese wahunze afite aho n'uyu munsi turabivuga, buri muntu wese. Iwacu bahunze 1964, ndaza kubigeraho, bahungiye dore hariya, bahunze bava ari Nyagatare hariya bajya Uganda 1964. Guse ngende mu Bugande, umbaje uti wanyu ni hese nze kuhavuga, nubwo nawe ntarahavukiye, navukiye mu nkambi y'impunzi, ariko numvaga iwacu bavuga, bakavuga Nyagatare, bakavuga mu Kirimburi, bakavuga Barije, bakavuga mu Nsheke, nkumva nkahumva, nari kuvuga ni wacu naho ngaho. Ariko abantu baza bakabajyana Kibondo mu nkambi, bakabajyana Nasho ahantu hadaturwa, naho babashyize. Kera kabaye umuyobozi wa Uganda rwanaga icyo gihe bita Museveni, uyobora leta y'u Rwanda uyu munsi, afata ubutegetsi, barababwira ngo igihugu ngo bene wanyu bafashe leta musubiri wanyu gutyo. Uko abantu nyine bamwe banisubira yongera ngo bake wenda banasigaye simbizi, ariko basubirayo gutyo. Noneho rero hagati aho ngaho, ubwo ntabwo nashatse kuvuga ibintu byinshi kuko naza gutwara umwanya munini. Buriya iyo myaka yose kugera muri 1987 RPF ivuka, murumva itari kwiye kuvuka. RPF yavutse kubera ibyo bibazo byose byari mu gihugu, kubera impunzi zari hanze, kubera amacakubiri ari mu gihugu. Iravuga iti turavutse, hari impamvu zigera ku 8, hari mirongo, hari ingingo 8 RPF yarwaniye, 8 zongeye iya 9 imwe yo kurwanya genocide n'ingengabitekerezo yayo. Izo ngingo 8 n'uyu munsi zirimo kubaka igihugu, nizo zubakirwaho igihugu uyu munsi. Fashe kuvuga ngo gucyura impunzi no guca ubuhunzi, kuzana ubumwe bw'abanyarwanda, kuzana demokarasi, kurwanya ruswa n'akarengane, guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Reka mengarukira aho ngaho. Ibyo uyu munsi birimo kubaka igihugu n'ibindi. RPF rero yavutse kubera ayo makosa yose Habyarimana yakoze,
asimbura Kayibanda n'abandi bose iravuka kugira ngo ibohore igihugu. Nuko muri 1987 RPF yavutse. Mbere yuko ivuka gatoya nibwo wabazaga Habyarimana biragenda gute ko tureba duheze mu mahanga. Arabyanga, ahakana ko bidakunda, ahakana ko bidashoboka. Abo ngabo bari bigumireyo, agira naho ahubwo asigaye avuga ko atari n'abanyarwanda, wenda banabeshye ko atari n'abanyarwanda. Muri 1990 RPA iratera igihugu igamije kubohora igihugu, kuzana ibyo byose navugaga. Nitangiye gutera, batangiye kwica abantu hano hose mu za Kibirira, muri za Ngororero ubu ngubu n'ahandi mu gihugu. Ni nabwo bafunze abantu muri Kigali babarunda muri gereza. Mu gihugu byarushijeho kuba bibi cyane. Byari kuba byiza leta ya Habyarimana n'ingabo ze iyiza nka Gitumba hari igacakira inkotanyi ikazikorera bibi cyane rwose, kuko zazi zateye igihugu abandi bashakaga hiki. Habyarimana atangira kwica abanyarwanda gutyo, atangira kubaharasinga gutyo, kubafunga, kubagirira nabi. Guhera muri 1990 mu Rwanda demokarasi navugaga, ni nabwo muri 1991 yemeye ko haba amashyaka, ko abantu bakwisanzura bakavuga. Ni nabwo abantu batinyutse kuvuga. Guherwa muri 1991 92 habaye imishyikirano ya Arusha, atangiye kwemera ko abantu bateye igihugu ari abanyarwanda. Habyarimana yemera ko n'ibyo barwanira ari ukuri, yemera ko bagiye Arusha bakabiganiraho. Inkotanyi zigiye Arusha zemera ko ibyo bintu bigomba gukorwa, akajyaho leta y'Abanyarwanda, ikagarura ubumwe bw'Abanyarwanda, bagacura impunzi, bya bindi byose akazagari kari mu gihugu kakarangira. Iyo turimo gukora uyu munsi, icyo gihe niyo byari biteganijwe. Igihe Arusha yari ikomeje, ubwo ndashaka kwihuta ntabwo mbitindaho cyane kuko ni ibintu habaye mu bintu byinshi. Hagati aho ngaho Habyarimana yanga kurahira, bashyiraho sederi ibiki byose. Hanyuma 94 mbere yaho gatoya mujya mwumva afande James yigeze kuvuga rimwe ukuntu umuntu bita Bagosora, Colonel Bagosora, bari ngondore baganira ukuntu bazahuza ingabo za RPF RPA zikavangana n'ingabo z'u Rwanda. Ukuntu Bagosora yavuze ati ngoma bihumbi baraye baganira bugiye guki, ati ngoma bihumbi nta mututsi ukandaje muri gisirikare cy'u Rwanda. Kandi ubwo arabivuga inkotanyi ziri aho ngo zinamureba, azi neza ko ari abanyarwanda, kandi ngo bari mu ishyikirano na Arusha. Yavuye aha ngaho ageze Arusha, barimo basenya, arongera arivugira ati jewe ibi bintu bibaye ndateza apocalypse mu gihugu. Hanyuma se ni gute ubaza umuntu warashe Habyarimana? Abajya bavuga abangabo bivuga banibaza warashe indege ya Habyarimana, ninde wundi wavuga utari Bagosora bagenzi we ko yabyivugiye Arusha? Kuki ibyo bintu abantu babyirengagiza kubera iki? Kuki badashaka kubyumva? Kuki badashaka kubivuga? Bagosora kwe kubazwa ibyo bintu yarabyivugiye Arusha, yarabivuze ngondore, ahagarariye bagenzi be babyumva kimwe. Itariki ya 6 nimugoroba igihe ingabo za RPF 600 zari hariya muri CND bategereje gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho, indege ya Habyarimana barayirasa hari i Kanombe, igwa niwe mu rugo, bamuciye mu rugo, niho yaguye pe. Hanyuma iryo joro rero, iryo joro imaze guhanuka mu gitondo cyaho itariki ya 7 genocide iratangira. Hanyuma abajya bavuga ngo genocide ngo yatewe abo ngabo bagoreka n'abapfobya n'iki, ngo kubera ko indege Habyarimana inkotanyi zayirashe, noneho hanyuma bavuga kwinshi, harabavuga ngo irashwe, ngo abahutu bararakaye, ngo bica abatutsi. Muri make bakabira ko bakoreye genocide.
abandi bakongera bakavuga ngo ndege ngo yarahanuwe ngo bararwana, ngo abahutu n'abatutsi ngo bararwana, ngo hanyuma ngo baricana. Ubwo se koko abantu bari muri iki gihugu niko byagenze? Indege Habyarimana barayihanuye abo ngabo bashaka gukora genocide? Mu by'ukuri mwumvise ko niyo Habyarimana adapfa yateguraga genocide? Buriya ntabwo ngiye mfite umwanya munini ngiye nakavuza ibintu byinshi nari mpari, narabirebaga hariya hose. Habyarimana yatoye n'izina yarahamwe, yatoranengaga iziki? Yaguze imihoro n'abakabuga bari baguraga imihoro yari yiki? Habyarimana yadapfa ari gukora genocide nabi cyane, ahubwo yari gukora genocide, ahubwo n'abarokotse bashobora kutaboneka, twese yari kutwica. Bari kujya gucya nyine bashyizeho wenda guverinoma y'inzibacyuho, bagajana izo ngabo bakazivanga, bagacyura izo mpunzi, agafunga imipaka. Yagiye atuza abaturage ahantu hatari hatuwe kera, agotagota mu Bugesera, aragotagota hariya hose na za Kagitumba, twasanze nta bantu bahatuye, baramaze kugenda bagotagota ahantu hose. Bivuze ngo yashakaga kujya gucya akarangiza. Ndibaza ko abakoze genocide mu by'ukuri batari bategura genocide, ntago bari bazi yuko hari uzarokoka. Ndababwiza ukuri, ejo bundi bumvise turi ku itariki 9 twibuka hariya Nyundo, itariki 9 uhagarariye ibuka hano bita Gerard yaravuze, hari ijambo yavuze, mu jambo rye yaravuze ngo abatwishe abatwicaga ngo aho batwiciraga ahangaha niho duhagaze dutanga ubuhamya. Yarabamwazaga, nicyo arimo kubabwira, yarimo kubamwaza ngo mwaratwishe ariko twararokotse, turimo kubivuga. Babikora rero ntago bari icyo gihe bateganya ko baza nta mututsi, baravugaga ngo bazice abatutsi, ngo umwana w'umuhutu navuka azajya baza ngo ariko abatutsi muvuga basaga bate? Bari ngo baganira ku batutsi wenda batari ko abantu basaga bate, ngo niko bari kubikora. Uyu munsi abamutse hakurya hano twavuze bafite iyo ngengabitekerezo, bashaka no gukomeza genocide, bashyigikiwe n'inshuti zabo hakurya hano, barimo bica abatutsi hakurya hano. Abo ngabo bariya barimo bica abantu. Nicyo bashaka kuvuga ngo ntihazagire umuntu usigara uzabara inkuru. Bagiye kubona ndaza kubivuga ko ntihagaritswe bigenze gutya. Uyu munsi abantu barabara inkuru, ariko iyo baza kumenya ko hari kuzarokoka abantu wenda ntibari no kuyikora, kuko bavuga ati tuzabibazwa. Ariko abantu bicwa nta muntu wumvaga hari uzamubaza ngo kuki wishe umuntu, baravuga ngo mubice. Ahubwo leta y'abatabazi, y'isi y'abatabazi yaravugaga ngo ahubwo umuhutu utabikoze ngo nawe ngo agomba kubibazwa, akicwa akagirirwa nabi, kugira ngo nyine buri muntu wese agombe kubikora, cyangwa se nihaba kubibaza zaburu babaza n'uwo bareka. Niyo mpamvu abantu benshi bagitabiriye. Rero indege Habyarimana ihanuwe kuriya genocide itangira gutyo, abantu batangira kwitwa mu gihugu, batemagurwa, abantu bajya batanga ubuhamya, abari barimo kwitwa n'abicanyi barabivuga hano, bajya babyivugira batanga ubuhamya, ntabwo nabitiraho cyane. Ariko nuko byatangiye. Rero iyo mihoro ntabwo yaguzwe iryo joro, niba koko bararakaye bakica abantu gutya. Cya kabiri, iyo leta yifata ingabo zayo zikajya kurasa inkotanyi zari muri sende hariya, sije ko nazo bazatiza bakarwana, ariko akaba ariho bashyira ingufu nyinshi, bagafata iyo mihoro bakayizana, bakaza hariya kuri sende bakagota bakabutura bica gusa nta kindi. Ariko abaturage bandi bakabareka ko inkotanyi ngo zamurashe, ariko bavuga izindi bakazisanga hariya hose, zari hariya hose ku murindi, bakarwana nazo. Kuki atari ko babikoze? Niba yari leta nyine ya Habyarimana ifitiye impuhwe abanyarwanda, iyi si y'abatabazi yaje ari karundura, iyo yaje yeruye, nta nibwo ari byitayeho kuvuga ngo ibi ngibi turimo gukora. Bari abantu ibyo navugaga ngo ubundi harimo n'ubujiji bwinshi, nta bitekerezo byari birimo bizima, kuko sinzi ukuntu bibaza ko bizagenda gute buriya, uko bumvaga bizarangira gute ubundi bakora biriya bintu. Niyo baba batumye abatutsi bakabamaraho, hari abandi baba bakwiye kubibabaza. Noneho rero hagati aho ngaho nihuse, barimo bakora ibyo ngibyo, ubuyobozi bwa RPF inkotanyi
umugaba w'ingabo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda uyu munsi afata icyemezo ingabo zarapiye muhurure mutabara abantu barimo kwicwa, ibintu bimeze nabi. Nuko ingabo z'u Rwanda, nuko ingabo za RPF zatabaye hanyuma zikajya kurokora abantu. Ntabwo byari byoroshye pe, ndavuze ukuri. Ngira ngo byagiye bivugwa mu biganiro bitandukanye. Afandege muze kumva cyane avuga n'imibare, akavuga imibare ya FAR, akavuga interamakuru zanganaga, akavuga abo bose bari bafite imihoro, akavuga abarwanaga na RPF n'ingabo ibihumbi bitajya kuri 20 cyangwa hafa. Ariko kubera ko bakoraga nabi, ntandi mbaraga bari bafite zindi hazo pe, nyine bahimbiye ku baturage nabo bakanababesha ahubwo. Bari abantu bari bateye ubwo, uzi ko babwiraga abaturage mujya mu buhamya batanga abantu hano ngo nimuze nko bavuze ngo tukujyane kuri komine, bakamushuka akabaze ngo giye kuri komine, akisanga wenda abo ngabo mubwiye yari kurwana nabo wenda akanabanesha, none bikarangira no bamurushye mu bantu benshi, bakamugota bakamwisha. Bagiye bashuka abantu gutyo, ariko mu by'ukuri igituma bandatsinzwe nuko bakoraga nabi. Ingabo za RPF ziratabara, hanyuma birangira tariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 1994 genocide ihagaritswe. Intera hamwe n'abandi bose bari bafatanije nazo zitwara abanyarwanda benshi wenda batakoze na genocide, babatwara hakurya hano. Benshi niho bagiye, biri bambukiye aha ngaha, abandi wenda Tanzania gutyo n'ahandi bakeye, ariko benshi bari hano. Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda imaze kujyaho, mu by'ukuri hakozwe ibintu byinshi bishingiye no ku mahame ya RPF navuzeho, kongera kubaka igihugu cyari cyarasenyutse gihereye ku busa, gushyira hamwe abanyarwanda, gushaka ko bahana abakoze genocide, kubashaka kubamenya no kubafata no kubahana byose, no guhuza abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge, ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, kubaka igihugu. Naho byavuyemo za 1997 gucyura bari hakurya hano mu nkambi bari baragoteweyo, nuko bacyuwe ku cyemezo cyafashwe na leta icyo gihe, abantu baracyurwa. Leta irakomeza iriyubaka, hakozwe ibintu byinshi kugeza uyu munsi. Ngira ngo biragaragarira buri wese nabivuze yuko aho leta igeze uyu munsi, igihugu cyacu kugeza uyu munsi, abantu benshi baracyifuza. Turishimira yuko abanyarwanda bagiye babyumva bakaba bashyize hamwe, yuko kuva na genocide ihagaritswe ababikoze n'inshuti zabo bakomeje kurwana no kugaragaza ko iyo genocide ubundi nta niyabaye, ubundi yarabaye ariko yatewe n'iki, hanyuma kubera izo mpamvu bigende gutya na gutya, hanyuma ibintu byinshi bagiye bavuga bitandukanye, byose ntabwo byabakundiye. Dufite leta uyu munsi ishyize hamwe abanyarwanda, kandi biracyakomeza kugenda neza, leta iratera imbere. Abakiri hakurya hano tujya twumva cyangwa mwumva bise FDLR, turabakangurira gutaha kuko barayobye, nta nicyo bakorayo pe, ntacyo bizabamarira kuko nta nicyo banageraho. Bakwiye ko ariko banabireba. Ubu iyi ni leta FDLR yashobora ku buryo bavuga ko bazongera gukora ibyo ngibyo, batera n'abantu ubwoba, ariko bajya kuri YouTube bakumva hari ibintu bavuga nyine by'iterabwoba, kumva baravuga ibintu nyine byo guca abantu intege no kuvuga iki byose. Ibiya mujye ntukabyiteho, ahubwo ubuyobozi bwacu budukangurira kubasubiza, tukabasubiza ibikwiye bijyanye n'ibyo bavuze, tukabasubiza ibikwiye kuko ntabyo bashobora. Leta iriho uyu munsi, ubumwe bw'abanyarwanda, ibintu agenda bitera imbere, igihugu kiratera imbere, abantu barivana mu bukene, igihugu kiriyubaka mu bukungu, igihugu kiriyubaka mu burezi, igihugu kiratera imbere mu buvuzi, igihugu kiratera imbere mu mutekano, igihugu kiratera imbere mu bintu byinshi mu gihugu. Ikimenyetso n'abake bari basigaye mu mashyamba hano b'abaturage basanzwe
mujya mubona ko bataha. Tumaze iminsi hano dore meya wa Rubavu bakira hano barimo barataha pe, kubera yuko hano hakurya birashoboka ko bataha. Ngira ngo najyaga numva rero Ingabire Victoire Ingabire avuga ngo impunzi, ngiye nkaberwa impunzi avuga zibaheye, naho hari hakiriye abantu yarazi bare kubwa na FDR hakurya hano barimo gutaha, barimo baritahira kuko bagenzi babo barababwira baratashye turi mu biki, ahubwo twaracitswe wa mugani, abandi bateye imbere twe turi aho ngaho twararindagiye. Abaturage barimo twakira 300 150 barimo n'abarwanyi ba FDR, dore muto hari muzagiye murebe, sinzi ko ari umuntu wabuza kujya kureba. Icyo ni cyerekana leta nziza, leta twagize ibyago nyine abatutsi bakorwa genocide, byari kuba byiza cyane kubohora igihugu abanyarwanda bose bahari bakabireba, ariko twagize ibyago. Ariko n'ubundi nta kuntu leta ya Habyarimana yari kurangira idakoze biriya bintu. Nkurikije kuntu yari yayoboraga igihugu, nta gitangaza kirimo kurangiza kuriya, yari kurangiza ikoze biriya bintu. Rero ntatinze cyane ntabarambiye, nagira ngo mvuge ko urugendo rwo kubaka igihugu ruracyahari. Turasabwa yuko twese dukomeza kwitabira ibikorwa binyuranye mu kubaka igihugu no gukomeza kugiteza imbere. Mu gusoza rero nagira ngo mvuge yuko gukumira no kurwanya genocide ni inshingano ya buri munyarwanda, kuko tuzi aho genocide yakorewe abatutsi yagejeje igihugu cyacu. Icya kabiri, kwibuka ku nshuro 32 ni umwanya wo kunamira no guha icyubahiro abatutsi bishwe bazira uko baremwe, no kuzirikana amateka mabi u Rwanda rwaciyemo. Buri munyarwanda wese icyo kintu akakizirikana. Icyaga Nyarwanda amahanga arebera, ni ngombwa ko abanyarwanda dukomeza kunga ubumwe bwacu. Uyu munsi biragaragara aho bituganisha, twiyemeza guhangana no kurwanya abashaka kugarura amacakubiri. Abo bamusabye Imana na bagenzi be bari kuri za YouTube bavuga biriya bintu, duhangane nabo. Hanyuma nsoze vuga ngo ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu, dukomeze kwibuka twiyubaka.